Nongeye gutangira ngusuhuza wowe ukunda ndetse ukabona kuri iki kiganiro nyungura akantu cy'uyu munsi. Komeza ukurikira iki kiganiro kugira ngo bumve byinshi ku bumenyi tugiye kungurana. Mbese koko Copernicus yaba ari we mushakashatsi wa mbere wavumbuye ko isi izenguruka izuba cyangwa ni Aristarchus? Ese ubundi hagati ya Galileo Galilei na Sir Isaac Newton ninde mu by'ukuri waba yarabivumbuye nubwo hari wabyitiriwe muri aba bagabo nakubwiye haruguru? None se ubundi nge ndibaza kuki havugwa cyane Copernicus wo mu 1473 nihavugwa ya Genavark wo mu kinyejana cya 9 kandi nawe hari icyo yavuze ku kuba izuba ari ryo riri hagati y'indi mibumbe ndetse iyo mibumbe ikaba inarizenguruka harimo n'isi. Reka mu kiganiro nyungura akantu cy'uyu munsi nkuviri muzini muzingwe by'urugamba bashakashatsi mu by'isanzure barwanye kugira ngo isi yose yizere ko izuba atari ryo rizenguruka isi, kugera nubwo hari ababirenganiyemo abandi bagatinya gusohora ibitabo byabatwaye umwanya babyandika. Wakwibaza utese mu by'ukuri batinyaga nde? Ese barenganyijwe nande? Nitwa Regis Iradukunda, ngwaye ikaze mu kiganiro nyungura akantu. Nk'uko urubuga rwa astronomytrek.com rubigaragaza, ntabwo bivugwa ko Nicolaus Copernicus yaba ari we wavumbuye bwa mbere ko isi izenguruka izuba ari byo. Ruvuga ko mu bihugu by'iburengerazuba bw'isi umushakashatsi mu by'isanzure w'umugiriki witwaga Aristarchus of Samos ari we wazanye bwa mbere na mbere igitekerezo cyo kuvuga ko isi izenguruka izuba kandi ari naryo riri hagati y'indi mibumbe ritazenguruka, mu gihe abantu bari bazi ko ahubwo izuba ari ryo rizenguruka isi bagendeye ku buryo bw'imibare buzwi nka geometry. Aha hari mu mwaka wa 310 imbere ya Kristo. Gusa iki gitekerezo ntikigeze gishyigikirwa n'abantu benshi nubwo nyuma y'ibinyejana 18 hari uwaje kumushyigikira ndetse akanamenyekanisha iki gitekerezo nk'uko turi bumubone haruguru. Mu gihe ababirigi bitaga icya zahabu, ni ukuvuga mu mwaka wa 500 kugera muri 300 mbere ya Kristo, nibwo hatangiye guhwihwiswa iby'urugendo isi ikora izenguruka izuba. Gusa ntibyakomeza ahubwo byongera kugarukwaho mu kinyejana cya 9. Umufilozofe w'umuhinde witwaga Genavark wari umuhanga cyane mu bigendanye n'imibare ndetse agakunda no kuyikoresha mu migenzo y'iyobokamana, yanditse amagambo yo mu Gihinda agira ati Shatapata Brahmana, bishatse kuvuga ngo izuba niryo riba hagati mu isanzure, isi ndetse n'indi mibumbe bicometse ku migozi izenguruka izuba. Ubundi uru ni rwo rugero rwa mbere rwanditswe ku birebana n'igitekerezo cy'uko izuba ari ryo rigaragiwe n'indi mibumbe harimo n'isi kandi ikabinarizenguruka, ibyo mu Cyongereza bita heliocentrism, ari naryo jambo turi bukunde gukoresha muri iki kiganiro. Nyamara Abahinde bashyigikiye iki gitekerezo bari mbarwa, nabo ntibyatinze bikomereza imyizerere yabo isanzwe kugera mu kinyejana cya 17 ubwo havumburwaga telescope indeba kure. Nyuma y'ibyavuzwe na Genavark, reka twigarukire kuri Aristarchus of Samos. Mu gihe cya Aristarchus wavutse muri 310 agapfa muri 230 mbere ya Kristo, mu by'ukuri heliocentrism yariho ariko icuritse, aho abantu bizeraga ko isi ari iri hagati mu isanzure hanyuma indi mibumbe yose isigaye harimo n'izuba ikabigaragiye isi. By'umwihariko bavugaga ko izuba rizenguruka isi nta kabuza. Aristarchus of Samos yahise azana teori cyangwa se igitekerezo cy'uko izuba ari ryo riri hagati y'indi mibumbe ashingiye ku bushakashatsi yari yakoze yifashishije bwa buryo bwa geometry, ari naho nawe yaje kwemeza ko burya bwose isi izenguruka izuba hamwe n'iyo mibumbe yindi bikarizenguruka mu rushorerane rw'inzira zigiye zirizenguruka. Amahirwe make yaje kuba kuri uyu mugabo nuko mu nyandiko ze atigeze agaragazamo model cyangwa se uburyo fatizo bwerekana neza ko ibyo yavugaga ari impamo. Ibi kandi byatumye undi mufilozofe waje nyuma yo witwaga Sextus Empiricus akura inyandiko ze mu zifatiza umuntu yashingiraho asobanura heliocentrism. Uyu ni wabayeho mu mwaka w'160 kugera muri 210 nyuma y'ivuka rya Kristo.
Sextus kandi yabikoze atyo nyuma y'uko hari undi muhanga mu binyabuzima akaba n'umushakashatsi mu by'isanzure witwaga Plutarch mu 127 nawe wari wakuye ku rutonde rw'inyandiko fatizo kuri heliocentrism igitekerezo cya Aristarchus kubera iyo mpamvu. Ibi byatumye igitekerezo cya Aristarchus gikomeza gucibwa amazi n'abandi bashakashatsi batandukanye, nyamara cyari gifite ishingiro. N'undi wese wagerageje kubikora nkawe ntibyigeze bihabwa agaciro. Umufilozofe witwaga Cleanthes wo muri 330 mbere ya Kristo yanze urunuka ibitekerezo bya Aristarchus avuga ko yirengagije akamaro k'izuba akaryita inyenyeri kuko yavuze ko ritanyeganyega. Byatumye Aristarchus ahigwa bukwara ashinjwa gushyigikira igitekerezo cya Anaxagoras. Mu gihe cya mbere ye wari warigeze kuvuga ko izuba atari imana ahubwo ari inyenyeri. Byumvikane ko hari ubwo izuba ryafashwe nk'imana. Aristotle ndetse na Plato bari abafilozofe b'ibikomerezwa abantu bose bemeraga, bari ku ruhande rw'abemera ko izuba rizenguruka isi ari nayo ituye hagati y'indi mibumbe. Ibintu byabereye inzitizi abandi bashakashatsi mu by'isanzure mu kumvikanisha igitekerezo cya heliocentrism. Nyamara nyuma y'aho iyobokamana rishya riziye ni ukuvuga iryaje kuva Kristo avutse, naryo ryahamanyaga na modeli geometrique ku isi ituye hagati mu isanzure itanyeganyega kandi ku izuba riyizenguruka. Ibi byo bikaba byari bifite n'aho byanditse ariho muri Bibiliya. Birumvikana ko ibyo aba bashakashatsi bavumburaga byose noneho bari bahanganye n'iyobokamana kuko byari bihabanye cyane nuko ryabisobanuraga. Iyi niyo mpamvu igitekerezo cya heliocentrism cyazanye ihangana rikomeye hagati y'iyobokamana ndetse n'ubushakashatsi mu by'isanzure, kuko ryo ryari ritsimbaraye ku kuvuga ko umuntu nk'ikiremwa gisumba ibindi byose Imana yaremye ari utuye mu isanzure. Iyo umuntu avuze kuza kw'iyobokamana, bwa mbere na mbere umuntu ahita yumva Kiliziya Gatulika. Kiliziya Gatulika yahakanye ubu bushakashatsi kuva igihe bwatangiye kwamamarira nyuma y'ivuka rya Kristo, kandi ibi byose yabihakanaga yifashishije Bibiliya. Ibyo Bibiliya yigishije yabyigishije igihe kirekire bijya mu mitwe y'abantu mbere y'uko heliocentrism ikwirakwizwa n'abashakashatsi mu by'isanzure. Zaburi ya 93 umurongo wa mbere, iya 96 umurongo wa 10, iy'104 umurongo wa 5 ndetse n'indi mirongo itandukanye yo muri Bibiliya igaragaza neza ko Imana yaremye isi ikayihamya ku buryo itazigera ishobora no kunyeganyega na rimwe, mu gihe izuba riturukaho rirasira kugera aho rirengera. Ngiki cyatumye na nyuma y'ivuka rya Kristo abantu bakomeza kwizera nk'uko byahoze na mbere y'uko avuka, hagikoreshwa uburyo bwa geometri. Hagati mu gihe cya Renaissance, ni ukuvuga mu kinyejana cya 15, umwaka w'igihumbi 1473 kugera mu 1543, nibwo habayeho undi munyamibare ndetse akaba n'umushakashatsi mu by'isanzure witwaga Nicolaus Copernicus. Nk'uko nari nabikomojeho haruguru, uyu niwe waje gusubiza agaciro ubushakashatsi bwa Aristarchus. Mu mwaka w'igihumbi 1532 Copernicus yashoje kwandika igitabo cye yise De Revolutionibus Orbium Coelestium, hari ibyo mu Cyongereza On the Revolution of Heavenly Spheres. Tugenekereje mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo ku mpindura amatwara y'ibirere by'ijuru. Muri icyo gitabo Copernicus asobanura neza ku buryo bugaragara ku isi dutuye nayo iri mu mibumbe igaragiye izuba. Nyamara kubera imyemerere ya Gikristo yari yaramaze guhamya mu bantu bidasubirwaho ko izuba ari ryo rizenguruka isi, uwashakaga kuvuga ibindi ibyo ari byo byose bihabanye n'uko kuri kwabo byashoboraga no kumuviramo gupfa. Kubera iyo mpamvu Copernicus yatinye gusohora iki gitabo mu rwego rwo gutinya gushinjwa kwigomeka kw'iyobokamana, kugera ubwo yahumetse umwuka we wa nyuma mu mwaka w'igihumbi 1543, atabaruka atagishyize ahagaragara, gusa nyuma cyaje kuvumburwa. Nyuma yo kuboneka ariko, Kiliziya Gatulika yahise icyamaganira kure ndetse itegeka ko kinakosorwa n'uburakari bwinshi, bifuza gukuramo ibitekerezo bya Copernicus ngo bashyiremo ibyabo.
Gusa kubw'amahirwe iki gitabo cyakomeje kugibwaho impaka kugera ku itariki ya 5 z'ukwa gatatu mu mwaka w'1616, ubwo Galileo Galilei yakifashishaga mu kwagura ndetse no kumvikanisha ubushakashatsi yari yakoze, aho nawe yahamanyaga 100% n'ukuri kwa Koperinikusi. Kugerana n'iyi saha iki gitabo kiracyafatwa nk'intangiriro ikomeye y'ubushakashatsi bushya bugendanye n'isanzure. Uyu mugabo Galileo Galilei wavutse mu mwaka w'1564 agatabaruka mu 1642, we yavumbuye telescope cyangwa se indebakure, aba ariyo yifashisha mu kumvikanisha ubushakashatsi bwe. Ni nawe wavumbuye bwa mbere indebakure yifashishwa mu kureba mu isanzure, telescope. Nyuma y'uko yari amaze kuvumbura umubumbe wa Jupiter ndetse na Venus, mu by'ukuri yari afite ikimenyetso gifatika cyerekana ko kuko isi iri mu mibumbe igaragiye kandi izenguruka izuba mu gihe ryo ritanyeganyegana mba. Mu 1632 Galilei nawe yanditse igitabo yise The Dialogue Concerning the Two Chief World Systems, aho yari magereranya ubushakashatsi bwa Koperinikusi yemeranyaga nabwo cyane ndetse n'ubwa Ptolemy wavugaga rumwe na Plato ndetse na Aristotle. Nyamara we nyuma yo kugishyira hanze yahise ashinjwa kwigomeka kwiyobokamana, bimwe Koperinikusi yatinye, ategekwa kwihakana ubushakashatsi yari yakoze. Nyuma yo kwanga kubwihakana nibwo yafunzwe ubuzima bwe bwose, ariko inyuma y'igihoma aho yari afungiye agakunda gusubiramo interuro imwe ati nyamara isi irazenguruka. Nyuma y'uyu Mutaliyani Galileo Galilei wari umaze kuzira amaherere, uru rugamba rwasojwe na Sir Isaac Newton wabayeho kuva mu 1643 kugera mu 1727, waje no kuvumbura indebakure ihambaye kurusha iya Galilei mu mwaka w'1688. Niwe washyize akadomo ku mpaka z'urudaca hagati y'iyobokamana ndetse n'ubushakashatsi mu by'isanzure ku birebana na heliocentrism. Iki gihe kandi ni nabwo hemejwe bidasubirwaho ibya heliocentrism tukigenderaho uyu munsi. Uyu nawe yaje kwandika igitabo kivuguruza iby'iyobokamana cyita Principia Mathematica, aho yasobanuye neza ko yemeranye 100% n'ibyanditswe na Koperinikusi ku isi ndetse n'indi mibumbe bizenguruka izuba, kandi ko izuba ritanyeganyega. Yemera kandi ko iyi nyandiko ya Koperinikusi ariyo ya mbere yanditswe ku buvumbuzi bwa heliocentrism. Ngiyi impamvu havugwa ko Koperinikusi ariwe mushakashatsi wa mbere wavumbuye heliocentrism, nuko ariwe wasize inyandiko isobanuye neza nubwo atari yagize amahirwe yo kuyisohora. Naho Isaac Newton yitirirwa heliocentrism kubera ko ariwe mushakashatsi wabashije kubyumvikanisha neza yifashishije indebakure ihambaye yari yavumbuye. Yabaye ikimenyetso kigaragaza neza ikinyuranyo cy'iby'iyobokamana ryari ryarashyize mu mitwe y'abantu. Uko niko twese twisanze twizera ku isi ndetse n'indi mibumbe bigaragiye izuba kandi bikarizenguruka mu gihe ryo ritavaho riri. Ndagushimiye cyane we wari ukurikiye ikiganiro Nyungura Akantu cy'uyu munsi. Ndagukangurira kandi kujya wumva buri kiganiro cyose gisohotse kuri Sakwe TV kugira ngo dukomeze gusangira ubumenyi. Mbifurije ibihe byiza.